ibidukikije. Iyo ibihingwa byamaze gupfa byose kubera izuba, hasigara ibiti bitoshye. Ese dushyize imbaraga mu biti biribwa, ntidushobora gufasha abaturage kubona imbuto ndetse bagashora no ku isoko, kandi ibyo biti byadufashije gufata imyuka ihumanya ikirere bw'ibyo byo tugamije muri uyu mushinga. Twakoze survey, tugenda mu baturage kugira ngo twumve ikibazo bafite icyo ari cyo, kubera ko kano gace ni agace keramo imbuto koko, urugero nka avoka cyangwa se imyembe. Ariko se kuki usanga mu ngo zabo batarya avoka, ntibarya imyembe, ntibashora ku isoko? Twasanze ikibazo bafite ni ubumenyi bwo guhangana n'uburwayi. Uburwayi n'ibyonnyi, ariko nanone uburyo barera ibiti by'imbuto bikiri muri pepiniyeri. Muzi yuko igiti kigororwa kikiri gito. Mu gihe muri pepiniyeri hasohotsemo ingemwe mbi, ingemwe zidafite quality nziza, ibyo nabyo bituma igiti gikura gifite imbaraga nkeya bikaba byashobora gutuma habaho n'uburwayi bwinshi. Ibyo byose rero twatangiye kubahugura uburyo bwo kubungabunga ingemwe muri pepiniyeri, uburyo bategura pepiniyeri, uburyo imbuto bazijyana mu murima, uburyo ziterwa, ndetse ikintu kimwe gikomeye abaturage batazi nuko igiti nacyo gikenera gufumbirwa. Ibyo nabyo twagiye tubibigisha. Birenzeho noneho twarebeye hamwe mu gihe cy'amahugurwa, twarebeye hamwe uburwayi bwiganje muri aka gace harimo n'utumatirizi, uburyo ubwo burwayi twahangana nabwo. Icya mbere cyo twiteze nyuma y'umushinga nuko aba bahinzi mwabonye batangira gushyira mu ngiro ubumenyi bwo twabahaye. Urugero nko gukonda ibiti. Utu tuntu tw'utumatirizi dukunda gufata ibiti aho igiti cyabaye ishyamba, aho batigeze bagikonda, aho batagikonda neza. Urumva rero ko ubu bumenyi twabahaye nataha mu rugo igiti akatangira akagikonda neza, bizagabanya tuno tumatirizi, bizagabanya zino ndwara, ndetse twanabigishije n'uburyo bakoresha imiti itandukanye. Ibyo byose bizabongerera amahirwe yo kongerera umusaruro w'ibiti by'imbuto. Urumva rero ibyo nibyo twiteze. Birashoboka cyane mu gihe igiti kitarwaye, mu gihe igiti cyeze neza, iyo bakirinze uburwayi kikera neza, iyo wagifumbiye nk'uko twabyerekanye ko igiti cy'imbuto kimwe n'ibindi bihingwa nabyo bikenera gufumbirwa. Iyo twamaze kubigisha uburyo iyo uteye imbuto zitari nziza nabyo bituma umusaruro uba mukeya, ibyo byose bazabishyira mu bikorwa. Ibi byose bikomatanyirije hamwe bifasha igiti kwera neza kikagira umusaruro munini. Ubwo ngubwo rero imbuto zikoreshwa mu rugo, bikagabanya imirire mibi, ndetse bagashora no ku isoko. Urumva rero ko ku bijyanye no kwivana mu bukene, igiti cyafashwe neza byanze bikunze cyera neza, ndetse kigateza imbere umuturage mu bijyanye no kongera amafaranga mu isanduku y'umuryango.